nimwumve ibyiza by'u Rwanda, reka nsingize urwabyaye mama. Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda. Muraho mako. Muraho Ngabire. Yego Namahoro. Namahoro. Umeze neza noneho? Turaho ikirere cy'Ubugesera ni cyiza kandi wakoze no kudusura. Cyagihe ibicurane byari bikwirengeje. Ariko burya ntago bijya bimbasha cyane iyo bikomeye. Urumva umuyaga w'aha hantu. Shyiraho nuriye muravumba ubona hakurya hariya. Muravumba n'umwenya. Nabonye ntabwo bimara igihe. Yego. Ntabwo bimara igihe rwose. Ntabwo narinzi ko ari igihe biri bugasire kuko uyu munsi wa muvumbi burya wanshikiyeho. Uri mu gasiporo. Narindi muri siporo ngira ngo ndore ko nagira, ariko umuvumbi wamfashe rwose ndi mu nzira unshikiraho ye. Hanyuma rero Maku, uyu munsi ngira ngo turimo turasoza. Reka nguhinda ya bukuru. Munsi ngira ngo turimo turasoza igihembwe cya mbere cyane. Kibanza hanini ku murimo. Ndumva twaragiye tuvuga umurimo gakondo, ko abakurambere babagaho, ibyo bakoraga. Hanyuma ikiganiro giherutse twaganiriye tuvuga ibisubizo bishobora kubonerwa mu mirimo gakondo. Yego. Ngira ngo niho twahereye uyu munsi dushaka kugira ngo tubwire abantu yuko impungenge abantu bafite cyangwa bagira zo kwibwira yuko iby'iwacu byacitse uruhenu, izo mpungenge atari zo. Ntabwo ari byo. Ni muri urwo rwego twahisemo kubaganirira ku kiganiro kivuga ibishibu by'imirimo gakondo. Wenda Ngabire icyo uvuze nicyo reka nkunganire. Mbere wenda yuko tujya mu kiganiro, ubuse abantu babanye natwe Ngabire. Oya, hari umugabo uherutse kumpa umuvuno. Yego. Uriya wahoze ari perezida wa Leta Zunze za Amerika. Yego. Bamwita Trump. Yego. Kariza we. Uraho neza? Amashyi. Yego shuri se. Meze neza. Yenda bakwite. Turimo turaganira. Hanyuma hari habaye ikibazo bari bakigiranye na Irani, irabarasa, agomba kuza kubwira abantu. Arangije araza ababwira mu kinyamerika cyabo cyinshi avuga ati kugeza ubwo nzaba nkiri perezida wa Leta Zunze za Amerika, Irani ntizigera igira intwaro kirimbuzi. Ati mwaramutse. Amaze kubabwira ibyo bari bategereje arababwira ati mwaramutse. Ubu dushobora gusuza abadukurikira. Nakumvise. Muri make wahisemo kubanza kubwira abantu. Yego. Iki turaje ishinga hanyuma ukabona kubaramutsa. Nabyo ntacyo bitwaye. Ariko kubera yuko turimo dusoza igihembwe, numvaga nkeneye ko twongera kubaramutsa neza hirya no hino cyane, tukanabashimira. Gushima ni byiza, gushima n'umuco nyarwanda. Bavandimwe, inshuti mudukurikiye kandi mwakunze ibi biganiro bya Nkurangira Iwacu, ni ukuri dukomeje kubashimira. Kandi rega mutugirira mwigirira, kuko nkuko twabibabwiye mu ntango, ibi ni ibyacu. Ibi ni ibyacu, ibyo waba urimo byose, ibyo waba waramenye byose, nta kintu byagutwara umenye n'iby'iwanyu. Oya, ariko iyo uvuze ngo umenye n'iby'iwanyu, yego, ubishyize ku mugereka. Oya, impamvu mbishyize ku mugereka, hari umuntu buriyo wavuga ati ariko sibi, abaza agaciro kabyo ntabwo ngombera kongeraho ibyo. Ariko na wa wundi
impamvu na wa wundi ubishyira ku mugereka ndashaka kumubwira ko nta gihombo cyo gukurikira, yego, kuko nabikurikira azasanga bidakwiye kuba ku mugereka, ahubwo bikwiye kuza ku rufatiro. Hari indirimbo imwe iba mu madini y'abemeramana zino z'iburengerazuba, yego, ijya ivuga ngo numwitegereza, yego, uzaba nkawe cyane. ashobora gutangira iby'iwabo, yego, abishyira ku mugereka, yego, ariko uko abyitegereza, yego, akagira akanya wenda gato abiha k'inyongezo mu myanya ajya agira, yego, bikazarangira bimukukiyemo. Reka bigenda bimurema. Iyo ugenda umenya mbisubiraho cyane, ugenda wumva utangiye gukandagira ugahama, ugahama kumva ikirenge gifashe hasi, kubera yuko burya iyo uri mu by'abandi uri mu kirere ntuba ufite urufatiro. Yego, uganira n'undi muntu akakubwira ati ubundi wacu tugenza dutya, tugenza gutya, dore aho dushingira gukomera kwacu, hanyuma ukibura mu mvugo y'iki gihe, ukibura, hari uwo byabayeho hambere, ukumva ubuze icyo uvuga. Noneho burya nubwo atakwerurira ngo akubwire, ahita abona ko ari kumwe n'umuntu ariko udafatika, udafite ireme. ubusa umuntu niba abandi baganira bakajya mu mateka yabo, bakavuga umurage, bakavuga aho bahera, aho bakomora imizi yabo, aho bakomora ubuhangange bwabo, hanyuma wowe igihe cyagerwaho ukaba utazi n'ayo mateka, utayazi, n'uwo murage utawuzi, urumva uba ukwiye ijambo mu ruhame rw'abandi. ugahera ku ngofero, ku ngofero wenda ukaba handitseho ngo NY, ukaba ari New York, kandi dufite iwacu umujyi. Ibyo ubwabyo ni ikimwaro, wenda simvuga abantu barafana, ubona agafana New York, ugasanga ku gituza cye ku mutima hariho ibendera rya Amerika, kandi afite icyo gihugu. Ntazigera aba wenda n'umunyamerika, cyangwa nanaba wazaba adafashe hasi nk'uko wabivuze ku ngofero iyo, aho ubwonko buri butwikiriweho na New York. Rero ibyo uvuze ndabyumvise. Ngabira umuntu agira agaciro mu ruhando rw'abandi iyo afite icyo azana. Yego, iyo ufite icyo uzana, iyo ufite icyo uvuga, undi akumva yagitega amatwi kuko icyo kintu ari gishya mu matwi ye. Yego, ariko numushyira ibye kandi wariyo gakondo ye, yashaka yakubwira ati cecekerega ibyo ni iby'iwacu ndabizi, ahubwo mbwira iby'iwanyu. Rero tudatinze kuri ibyo, icyo nashaka kubabwira ni ukubashimira kandi mbabwira ko mwahisemo neza. Ikindi nk'uko twababwiye, ntabwo iyi nzira twatangiye ntabwo duteze kuyireka rwose, kugira ngo utazajya ugira uguhuga ikiganiro kikagucika utariyandikisha, bimwe byitwa subscribe, uzajye wiyandikisha kugira ngo ikiganiro kindi kije kikugereho. Rero ngabire, uravuga uti iyi nzira twatangiye ntabwo duteze kuyireka. Twebwe kugira ngo dutakobwa iby'iwacu tubitaneho, dufite amahitamo. Kera abantu bigaga ibijyanye n'inyuguti bajyaga bavuga ngo uva wayaza, ni ukuvuga ngo amahitamo yacu dufite ni za, nta handi dushaka kugana ntihahari. Twebwe turi abanyarwanda. Ubwo iyi nzira yo gucukumbura icyo ubunyarwanda bivuze n'agaciro k'umunyarwanda kugeza mu mizi, niyo nzira twahisemo, kandi ni inzira twasanze ko iturema nk'uko twabivuze, n'ibindi bindi by'amahanga bikagira ireme ryabyo, kuko tumenya igihe tubikeneye, tukamenya igihe tugomba kubyifashisha, ariko byuzuza cyangwa tubyifashisha mu nyungu z'ibyaha. Yego, ubwo rero tutatinze cyane mu gusuhuza, kuko bwo abantu hano bahagize mu rugo, kuko ntitwaranga iwacu tutahicaye, niho turi ahantu. Uwaje aha yaje iwabo, ntazagire ngo ari ahandi. Ari uwakurikiye ikiganiro cya mbere, cyaba icy'iriburiro cya kindi w'isi ntango, cyaba icy'umuvuno wateye ba sogokuru
gutuma gakondo yacu idacubangana, yego cyaba ibyo bisubizo bibonerwa mu mirimo gakondo, yego cyaba ikiganiro cy'uko umurimo gakondo wari inkorane itondetse neza. Nagira ngo mubwire yuko uyu munsi tuje kuzuza icyo twatangiye, ari cyo gihembwe cya mbere cy'umurimo. Ikiganiro cy'uyu munsi ndumva nari nakivuze nubwo nta kibazo kiri mu kubisubiramo nyine, yuko ubu ngubu dushaka kwereka abantu ko ibishyitsi by'imirimo gakondo bitumye cyane. Mu yandi magambo tuje gushyiraho umutemeri. Yego, tuje kwereka abanyarwanda ko ibishyitsi by'umurimo gakondo byashibutse. Niyo mpamvu twahisemo ko ikiganiro cy'uyu munsi cyitwa ibishibuka by'imirimo gakondo. Ibishibuka kugira ngo uwegereye aho icyo gishibuka kiri wese acyanganyeho ihage, akivaneho ishami ryona icyo gishibuka kugira ngo cyongere gikure cyemaraye, kuko nta kindi tuzeye, nta kindi tuhanze amaso. Urumva abatemye iby'iwacu cyangwa abifuje kurandura iby'iwacu, hari n'umuntu ubyumva ibi byose twaganiriye akavuga ati se ko iby'iwacu mbikunze nzaherahe, nzabikurahe? akavuga ati ibi bintu usibye kutwicisha amatsiko n'inyota, hari aho nabikura, hari aho nahera. Niyo mpamvu twifuje gusoza tubarangira ibyashibutse. Hari ibyashibutse bihari, habanje gushibuka intekerezo. Nk'uko dukunze kubivuga, umutware uzirusha intambwe yavuze ati umubiri warapfuye ariko umutima ntiwapfa. Yego, kudapfa k'umutima rero niko kwatumye ugenda ushibuka. Ibyo nkunda kubivuga iyo ndebye ikirere cyacu. Yego, abanyarwanda n'ibyabo bameze kimwe. Yego, ku buryo kubatandukanya ntabwo numva ukuntu uba wabigize, kuko burya ntitwakunze kugira yaba n'ibiti bicika, ntabwo twakunze kubigira. Ni ukuvuga ngo igiti cyacu iyo kiva kikagera kirashibuka. Ntabwo ari nka gerevireya uzayisarura rimwe, ntabwo ari nka sederi. Uya, igiti cyacu, ikimera cyacu kimeze nk'umutima w'abanyarwanda, kirashibuka, gihorana umutima udapfa. Mu gihe rero turiho tuvugira ibintu makuru, iyo ugikundiye urumva nubwo igiti cyashibuka, ariko ko gishibutse ugatema, ntabwo kiba kizakura ngo kibe inganzamarumbu kigira akamaro. Ari nayo mpamvu twahagurukiye kubivuga n'abandi, twunga muri y'abandi batubanjirije, kugira ngo ibyashibutse ahubwo tubyaganyeho neza, amashami tuyamareho, noneho dusigaze amashami y'ingirakamaro ashobora kubyimba agakora ibishyitsi. Muri iyo njyana rero ndagira ngo dutangire dushimira abantu bagaragaje ko bo kuba umutima utapfuye badashaka kubirekera iyo ngiyo, ahubwo bakawureka akari ku mutima kakajya no hanze. Twahereye kuri icyitwa Kigali Pottery. Nk'uko twababwiye, ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro tutari buvuge byinshi. Yego, usibye kubarangira twavuga tuti twafashemo ingero nke, ariko turashaka ko mufungura amaso aho mutuye, aho muba, mukabona ahandi hameze hatyo. Wenda turaza kubigeraho dusoza ngabi. Ni ukuvuga ngo abari burebe kunyakira amashusho baraza kubona ibikorwa by'ubugeni n'ubukorikori gakondo. Twasabye ubushize ko byava mu mitako, ahubwo bikajya ku meza, bikajya mu tubati, bigakoreshwa icyo byari bisanzwe bikoreshwa, kubw'impamvu z'uko ari ubuzima, kuko bibungabunga ubuzima ndetse ahubwo n'ibidukikije mu buryo bugari. Nari ntangiye mvuga aho twahereye rero, twabanje wenda utarahagera abantu babyumve. Nibiva mu mitako, iki gihembwe cyari icy'umurimo. Vuba aha mu cyumweru ngira ngo gishize nibwo nari Kayonza nsura koperative imwe yitwa Umurimo, iri Kayonza rwose hafi ni Kabarondo
ndumva ari hagati ya Kabarondo n'umujyi wa Kayonza yitwa Umurimo. Yego. n'ababyeyi bishyize hamwe baboha bakagira n'ibindi bamurika. Ndababwira nti mushishikariza ababagana kuvana ibi bikoresho ku nkuta bikajya mu murimo. Impamvu ushatse gushimangira icyo abadukurikiye kugira ngo bacyumve neza, niho hari igisobanuro. Ibyacu ntabwo byatakwaga gusa, hari ibyongeraga ubwiza, ibyo nabyo turabishyigikiye, ni byiza, turaza kubigeraho, ariko ibyakoraga akazi bijye mu kazi. Kuko iyo igiseke gikoreshwa kirasaza, uwagikoze agakora ikindi, umurimo ugakomeza ukagagara, umurimo ukagagara ukaguka. Yego. Iyo kimanitse mu nzu cyasaza se gishajishijwe n'iki? Bivuze ngo ntazagura ikindi, ntabwo azagura ikindi. Icyo gihe rero nta murimo uba urimo ugaragara. Akaba ari nayo ntekereza ko n'abakabishyizemo imbaraga ngo babyagure, wenda batabibonamo umumaro ufatika, kavuga ati ibi ni iby'abanyamahanga n'iby'abazungu bazaza bakagira imitako bajyana. Ibyo biseke abantu babisimbuza amadebe bashyize hariya, kuko amadebe agira ingese, akaba yazabatera ibibazo biturutse kuri iyo ngese nyine. Babisimbuze ibitega by'ibyuma bikonjonjoye, amazi atarukira bikabyara indi ngorane. Ya plastique. Babisimbuze ya majagi bimakaje ashobora kugwa hasi, yajanjuka aho gitakaye, amazi yajya kigwaho ntagere mu butaka, kitabora, cyangwa kikanakomeretsa, cyangwa kikaba cyakomeretsa n'umwana winyuriyeho igitambambuga yagira ngo ariho arakambakamba kikamukomeretsa. Ibyo bintu abantu bumve ko nta yindi nyungu yindi yihariye yacu nk'abakoresha iki kiganiro dufite, uretse kubona abantu bongera kumva umumaro, agaciro k'imizi yacu. Tugarutse rero kuri Kigali Pottery, urumva biri mu rurimi rw'icyongereza, ariko ni nk'ububumbyi bwa Kigali ushatse kubishyira mu kinyarwanda. Mbonereho no gushimira Gasasira n'umufasha we nawe abonye baba bari kumwe muri byo rwose. Oya, reka umuntu se yagera kuri iriya ntambwe adafite umushyigikiye bihamye, byagorana. Ntabwo byakoroha, ariko Gasasira n'umufasha we bashyizeho imbaraga zitari nke. Bamaze imyaka rwose bakorana n'amakoperative atandukanye y'ababumbyi, y'ababaji, kugira ngo babashakire isoko. Nabo byabakoze ku mutima, babonye ibyo bintu baravuga bati ariko si ibi bintu aho ntibyabyara umurimo n'ifaranga. Yego. Bashyiramo imbaraga, ariko ari nacyo tugamije uyu munsi. Bahura n'inzitizi nyinshi kandi ziturutse mu kirambi, cyane cyane bene wacu aribo bababwiye batari ko si ibyo bintu mutangiye kuba abapfumu none ibintu mutangiye ni ibiki. Ariko tubashimire ko batacitse intege, ubu bafite aho bakorera hariya Ikinyinya, ukizamuka urenze kuri centre de santé hari coffee shop cyangwa aho banywera ikawa, naho hitwa Kigali Pottery Cafe. Ariko hakaba n'ahandi ku Kacyiru neza imbere ya polisi gutya. Aho hose abakurikiye aya mashusho muragenda mubibona. Hari ibikoresho byiza bitagira uko bisa. Ibi bikoresho turiho tubereka biba muri Kigali Pottery twavuze, ntabwo ari ibyo gutaka nk'uko twabibabwiye, ni ibyo ku meza. Ikimenyimenyi abazabasha kwigira Ikinyinya cyangwa naho ku Kacyiru, ibyo bikoresho bikoreshwa mu kuririrwaho ibyo kurya ndetse bakananyweraho. Oya, bagize akarusho, baratekereza bati kugira ngo abantu banatinyuke, ni iki twakora kugira ngo abantu babone ko ibi bintu koko babihuza n'ubwo buriro n'aho abantu banywera koko. Abantu ni amatasi meza, nkoresha iryo jambo abantu bamenyereye rwose.
utagereranya n'aya ngaya tuvana mu Bushinwa kandi akorewe hano, atunze umubumbyi w'iwacu ariko ku buryo anabashije kwaguka yaboneraho no guha n'abandi bantu ba hano umurimo cyane cyane. Ari nayo mpamvu tuvuga tuti nyabuna mureke tugana ibyacu. Makuza, ndumva ibijyanye na Kigali Portrait abantu babimenye, Gasasira baramwumvise, ibikoresho barabireba kunyakira amashusho, tubarangiye ko biboneka ku Kacyiru n'Ikinyinya, ariko twifuza ko bamugana kugira ngo biboneke n'ahandi, kuko niho azakura akaryo ko kubishyira n'ahandi bitabonekaga. Katuvuga n'ikindi, urumva twaramubajije tose ku biciro byigiye hejuru ho gato, nta kuntu wabigabanya. Aravuga ati rwose ibyo biroroshye, ariko iyo uzabona abakiriya 5 mu kwezi, bisaba ko igiciro kugira ngo utaza kunanirwa ukigize imbere. Ariko rwose tubonye abakiriya benshi bafatika, igiciro rwose cyagabanyuka, kubera yuko icyo gihe ibindi byose bibigendaho biroroha. Rero mureke tubagane kugira ngo bakore byinshi, kandi ababumbyi bacu babona akazi, ababaji bacu babona akazi, n'urubyiruko rwacu babona akazi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Gasasira tumuvuzeho byinshi, ibyo twamuvuzeho biraba bireba n'ahandi hagiye hari izindi nganda cyane. Ni ukuvuga ngo ubu abakurikiyeho hari bo, ntabwo ari Gasasira burya yenda kubaho mukuru, abandi bo ni bato bagize igitekerezo cyiza. Niyo mpamvu navuze nti umutima w'abanyarwanda ntawe urangiye. Ni Isubyo House of Art. Isubyo House of Art riba ku Gisozi, naho ni mu karere ka Gasabo. Abana baricaye baratekereza, baravuga batari ko bitwaye iki kuba umuntu yanywera mu gikombe cy'igiti, kuki abantu bumva bagomba kunywera mu gikombe cy'icyuma. Hari ibikombe by'ibyuma bajya bakora Makuza, bakabishyiraho n'indabyo yewe bakabishushanya, ariko butaracya na kabiri, aho harya bari bashushanyije ururabyo haromoka hakaza ingese ku buryo ureba inkeke ikeguka. Ariko abana bo baratekereza bati ibi byo ntabwo naho cyavungukira mu kanwa, kuko igiti niyo utakiriraho uzakoresha ka kantu twihanduza mu menyo iyo twariye bifatamo. Twagira iyo mpungenge, ariko ibiti ntibigira icyo bitwara ubuzima. Abana baricara, abasore b'igihugu batangira gukora ibikoresho bikorewe hano bikozwe mu biti. Ndarangira abantu aho ku Gisozi kugira ngo bagane Isubyo House of Art, bijukira iby'iwacu, bateze imbere umurimo ukorewe hano. Noneho ibyo turimo tubashishikariza bazabyibonera niyo twaba tutagombereye noneho kubibabwira. Wenda kivuga ku Isubyo? Oya, Isubyo ni ibyo. Urumva aba twahisemo ni ingero nke, ni ingero nke z'abahagurukiye kugira icyo bakora birimo bibatunze, ariko byakwaguka kurushaho. Kanivugire Kakira, uvuga ibibera mu Gisaka cy'Imigongo cyane. Rwose abazi mu Gisaka, mu burasirazuba, mu karere ka Kirehe, niba ari umurenge, niba Nyakarambi banza ari umurenge, banza ari nk'agasantere ngira ngo simbi, ariko banza ari umurenge. Nyakarambi hari koperative yitwa Kakira Imigongo koperative, bakora imitako nyine y'imigongo n'indi mitako itandukanye. Rwose no kureba ishusho y'uburyo babikora, y'uburyo bavanga iryo vu, barivanga n'amase n'ibindi bikoresho, ubona biri mu bugeni. Oya, noneho ibi byo birushijeho, kuko byo biraho bikomoka, kuko n'ubundi Kakira n'uwakimenya igihe tura. Ubwo byabaye u Rwanda, n'uvuga ngo byiswe Imigongo kubera ko bikomoka mu Gisaka cy'Imigongo. Aba bo bahafashe icyicaro, bivuze ngo bumva neza inyurabwenge iri mu buryo bwo gukora ibintu. Abandi babyambara ku myenda, ntibabyumve. Noneho ikisumbuyeho cyiza bakoze, ubundi Kakira yabikoraga ataka amazu, ataka inzu igasa neza. Ariko noneho bagira ubundi bugeni bwo kubikura ku nzu
babikora mu bundi buryo bundi bw'imitako itandukanye yakifashishwa. Rwose mubagane, mubateza imbere. Hari ikindi kintu Ngabire tutavuze, hari ukuntu umuntu abona nk'imbehe, n'urugero bungarutse ku byo hejuru akavuga ati si imbehe iteye itya umuntu yayiriraho. Mureke dufunguke mu ntekerezo. Urumva abanyamahanga batwangishije ibyacu ku buryo umuntu anenga ikintu intenge kidafite. None se umuntu wakoze iyo shusho yananirwa iyo ushaka. Abanyarwanda bo bashatse kubinegura, kuko Abanyarwanda urabona iyo byabaga ngombwa ko abantu baturanye Gasani imitima y'Abanyarwanda, baravuga bati n'inka z'i Rwanda zigira umutima, kubera ko inka idafite umutima ntiyaguha amata, ntiyakugororokera. Noneho kubera ko inka itagira ikinegu n'ibiyikomokaho ntibikigire, Abanyarwanda bo baravuga bati maze rero umuntu ubuze icyo anenga inka aravuga ati dore icyo gikebe cyayo ma. Urumva uko rero niko umuntu areba n'ikintu atakikorera ubwe. Kavuga atari ko imbehe wowe, imbehe wayikwiza he? Kandi imbehe uwo wakoze iyo shusho wenda utashimye, oya barareba amashusho ari kunyakira amashusho bari kubona, barabona ko ntacyo izo bakorera hanze zirusha izikorewe hano. Ubu noneho abanyabugeni n'abanyabukorikori bacu barakora iby'iwacu mu ishusho abantu bakunze muri iki gihe. Ishusho wifuza wowe, ishusho wifuza genda uyimubwire agukorera imbehe wifuza. Yego. Rero numva kakira twamuvaho tugatambuka. Hari ababyeyi rero mperutse gusura rwose. Yego. Hari ababyeyi mperutse gusura mu karere ka Gakenke, bitwa Agaseke Mataba Koperative. Ngira ngo ibyo bakora nabyo biragaragara ku mashusho. Yego. Baboha ibikoresho bitandukanye. Wenda amashusho yibanze ku duseke, ko nitwo nasanze icyo gihe barimo bagira ngo bohereze ku isoko. Makuza abo mu majyaruguru bo barabyumvise, ku buryo udashobora kujya mu isoko rya Gakenke ngo ubure gusanga utwo duseke duhari. Ariko kubera ko abantu batarumva nanone gukoresha iby'iwacu cyo bimaze, agaciro ka gaseke karatakaye Ngabire, karacyari hasi. None se umuntu azataka uduseke tungahe mu nzu imwe Ngabire? Icyo ni ikibazo gikomeye gihe cyakoze cyari kinteye. Ariko agaseke ni kabi igikoresho nka kera muri gakondo yacu. Yego. Uzumva azakenera uduseke twinshi cyane. Dushake tuba umutako tubike. Noneho reba nk'ababyeyi bacu, reba nk'abagore bacu bagira n'ibyo kubanogereza. Tuvuge niba baguze izo nyereri, bakagura izo nigi zo kwambara, bakagura izo ntambi zo gutega ku mitwe, kuki bagomba kuzitegeza inyenzi? Kuki batazishyira mu gaseke ngo barumirizeho agapfundikizo kiri agatemeri? Hari umubyeyi w'Igicumbi ujya ubiririmba. Rero niyo nawe wampaye iyo shusho aririmbira umukuru w'igihugu, avuga ati ngafata agaseke ngashyiramo akandiko maze agatemeri nkakarumiriza, ako gaseke nkagatakaho umuraza. Agaseke gatatseho umugongo, ariko gavuga ati nkagashyiraho umuraza mwiza nkarumirizaho agatemeri maze nkoherereza umukuru w'igihugu. Ubonye washyize impano mu gaseke rwose, ukoherereza umuntu wawe uti dore impano nkohereje iri mu gaseke cyane. Rero ibyo mbivugiye ko hari agaseke kaba mu murenge wa Mataba mu karere ka Gakenke. Ubwo abazagera mu Gakenke n'abazakenera ko tubashyikiriza abo bantu dufite imirongo bashobora kubonerwaho, ntibazatuma ibyo bintu abo babyeyi bakoze bakanahamagara abana bato bakabibatoza. Jye narishimye cyane. Oya nabo abakurikiye amashusho nabo twashoboye kubonera nimero baragenda bazibona. Yego. Nihuse rero hari umubyeyi nahamagaye mu mwanya washize, wenda tubonereho no gusaba abadukurikiye. Yego. Umuntu wagira amakuru y'abandi, turimo turashaka amakuru y'abacuzi aba hirya no hino aho bari mu gihugu. Babandi twabonye mu gitabo cya Misago Celestine Kanimba, yavugaga ko mu karere ka Gisagara hari hakiri abantu bagishobora gukoresha ibishishwa by'umuvumu bagakoma impuzu. Yego. Urareba? Bagakoma impuzu. Abantu baba bagishoboye gukana ibikoresho mu mpu. Ibyo bintu
wenda barabikora mu gikari bumva biteye isoni ntibigira habona. yego Hanyuma Nkurangire Iwacu nayo irushaho kubatungaho akamuri, tubimurike yego bajya ahagaragara, batezwe imbere, ibyo bintu bive kuri urwo rwego bita urwo hasi, bahabwa amahugurwa tuyabashakishirizaho yaboneka. oya erega Ngabi, mu gihe kiri imbere wenda badukurikiye dushobora kugira Imana y'u Rwanda, hakaba harimo n'abo biri mu nshingano ndetse bafite n'ubwo bubasha. Erega mu dukiriro twose dufite mu gihugu habayemo icyanya cy'imirimo yacu gakondo, muri buri gakiriro hakagira igice umugabane wihariye, bakava hirya mu gikari iyo ngiyo iyo bari bagateraniraho, bakunganirana, bagakora bya bikoresho, abantu yajya mu gakiriro akagira aho abikura, nabyo byaba ari ikintu cyiza kandi cyatuma bizamuka. Ba bandi bakora iyo mirimo gakondo bakazanwa mu dukiriro, yego, bakegerezwa abandi, yego. Ibyo bintu, icyo gitekerezo utanze nicyo makuru, ntabwo gusa wenda mfite akantu ko gufuha kukintanze ariko icyo gitekerezo ni hari umubyeyi rero wahamagaye wa wundi wo muri Korebu utaza kumwibagirwa. Uwo mubyeyi rero namubazaga ni umuntu nawe bitunze, hari uwampaye nimero zambwira yitwa Dukuze, ambwira ko bagira koperative, ngira ko mu ngabano za Muhanga na Ruhango yitwa ni koperative yitwa Rebunyurwe Korebu. Rero nabo baboha ibintu bitandukanye, baboha imisambi, baboha ubushize nayo ndimo mvuga ubuhinzi kuko nibwo mbamo cyane, ugasanga umuntu yanitse mu mbuga. Kera ibyo ntibyabagaho, kubera yuko yabuze amafaranga agura shitingi, yanitse mu mbuga. Ababohaga ibidasesa basuzuguwe, bakaba batakiboha ibidasesa, akaba atanafite n'ubwenge bwo kwikurungira imbuga, kuko kera utabashaga kwigurira ikidasesa yabaga azi gukurungira imbuga akoresheje uruvange rw'amase n'ivu. Iyo mbuga akaba yayanikaho, maze ibyo yanitse ntibizigere byivanga n'amabuye, akarya ibishyimbo bitarimo umwanda, akanywa amasaka atarimo umwanda. Ariko abubu kuko bisuzuguye bagakurikira yasha twavuze ubushize, twataye nyine urwo bari bambaye baruta kure ku buryo basubiye kurureba inyuma bibagirwaho barutaye. kandi ubushize twaravuze tuti yisha niba unayibonye ifite uruhu rwiza wayirutseho n'urwawe wari wambaye kugira ngo utaza kuruta itagusiga umusongo ukakwica. Rero Ngabi, waretse se tugashimira ibyo nari ngiye kubivuga nyine kuko turanagana ku musozo, tugere ku musozo. Yego. Harimo izindi nzu zahisemo kwereka abantu ubwiza bw'iby'iwacu bikoze mu nganda z'iwacu, icyakoze bakabimurika. Ngira ngo dufite urutonde, hari Ivuka Art Center Gallery i Kigali, abenshi birunze i Kigali, ariko hari riba i Nyanza, ryo ngira ngo ni rya leta ryo ku Rwesero. Ryo ku Rwesero ni rya leta. Hakaba ririya ryitwa ngo iki, Caprici, niba ari Capriki, ubanza ari umunyamahanga hari waje akadutanga kubona ubwiza bw'ibyacu. Hano Cercle Sportif, yego. Hakaba Inema Art Center, na abavandimwe babiri bishyize hamwe, kuko ni abantu b'abanyabugeni bahitamo gushinga ahantu abato bafite iyo mpano bashobora kuza bakabona ibikoresho, bakabona abandi babatera ingabo mu bitugu. Nabo ni ukuri turabashimira. Kandi erega biba bibabaje iyo ugeze ahantu nk'aho ugasanga ni abanyamahanga gusa bonyine bahari, twebwe ibyacu ntawe ufite n'amatsiko yo kujya kureba ubwo bugeni bwacu. Ariko nyamuneka mureke dusure ibyacu, turebe ibyo abana bacu barimo bakora, tubatera ingabo. Usabe uraza kunkundira mbusubiremo inkuru iryo hisubiwemo. Umuntu uzamenya ahakorerwa iby'iwacu, ntazivutse kutwandikira ku mirongo twarayitanze ku rubuga kuri Nkurangire Iwacu, ntazibuze kuduhamagara kugira ngo ibyo abo bantu bakora tubizana habona, tubibamurikire
nta mafaranga tubasaba, ntayo rwose. Twebwe icyo tugamije ni uko bamenyekana, bikaguka, bigatanga akazi, bikaduha ubuzima buzira umuze, tukamererwa neza. Nk'ubu nabuze umpa amakuru, hari uruganda ruri hakurya ahangaha muri aka karere ka nyuma kuza, aka karere ka Bugesera, mu murenge ngira ngo ni uwa Mareba, aho ngaho bahita Kanombe ka Mareba, aho ngaho haba abacuzi. Amakuru nabazaga no kumenya niba ari koperative, ariko nabo nubwo bacura bakonjonjora iby'uruzungu, ariko baracyabasha kuvuguta. Bashobora rero kunganirwa, bakaba bongeye kubona ubutare, bashobora kubucukura, bakaba kuko batinyuka umuriro, batinyuka umuvuba, bitandukanye n'utanazi no gukonjonjora cyangwa ngo anagure ibyashaje. Ahari bo kubera ko nzi icyerekezo hari, tuzashaka umwanya tubasure, bashakirwa n'ubumenyi. Urumva byahindi twavugaga bya Mutsohito, umuntu ufite iyo mpano, ufite urukundo rw'ikintu, iyo yongereweho ubundi bumenyi buke, agera kure cyane, kuko abasanzwe ari ibintu bimurimo, yabonanye se na sekuru, ku buryo abasanzwe afite ukuboko kwabyo, ku buryo kumwongerera ubundi bumenyi buke bituma azamura akagera kuri rwa rwego. Rugamba ati narose uruhindu ruhinda cyane, uruhindu nirusheho guhinda, ndetse iyo basoza iyo nyikirizo baravuga ati ni rurambe. Ati narose amashyo ashoka, narambe. Narose abana b'u Rwanda bose barwanira guca umuvumba, bavugama n'ingoga, bavugama cyane. Ati ni barambe. Mu gusoza, abanyarwanda nibareka iby'iwacu birambe, hanyuma nabo barambane nabyo, kuko bizatuma baramba. Yego. Ese buriya ntidusoje makuru? Komera, gahorana Imana y'u Rwanda. Komera rwose, dukomerane. Nibuka mwavutse, nibuke n'uwabyaye umurage yabahaye, muzane kubituri icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire.